Anje simbibashe nshaka kumara iminsi nk'itatu ndi mu buriri kandi nasinziriye gusa ari intege nkeya kuko nukuvuga ngo mba namenaguritse umubiri wose mba ndi ku miti myinshi. N'amabere yose? N'amabere yose. Mama, iyo ndwara ya asima ndibaza badukurikiye barayizi, ni indwara izahaza ugashyiraho nayo mabere. Bakunzi ba Katikati Media, amabere yonkeje. Bakunzi ba Katikati Media, muraho mumeze neza? Jihad in the house. Nizere yuko aho muri mukomeye, haba mu bice bitandukanye, bari iburasirazuba, burengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo ndetse no mu mujyi wa Kigali, habari irgota Masimbi. Turabasuhuje cyane uyu munsi rero, nubundi nkuko bisanzwe iteka, bajya bavuga nkuko bisanzwe iteka nka misa ya mbere. Katikati Media tugiye kubaganiriza, kuganiriza umuntu hano dufite twabashije kumenya amakuru ye, abana n'uburwayi bugiye butandukanye. Hari asima, hari uburwayi bw'amabere. Mwabantu mwe, amabere yonkeje, mwabantu mwe, reka twumve urugendo rwe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Hari icyo wakora kugira ngo abashe kumera neza. Hari amagambo bamubwira kugira ngo abashe gutuza ndetse anaturishe umutima. Gira neza, wigendere, fasha hazaza, gira umutima w'ubugwaneza, utanga inama, inyunganizi ndetse n'inama zigiye zitandukanye, kuko rega burya ururimi rwiza ni mugenzi w'Imana. Hari igihe umuntu ashobora no kugira icyizere cyuko azakira ari uko wamuganirije. Reka tuganire nawe, twumve noneho natwe tugire icyo twamusangiza. Nawe ushobora kuba hari umuntu waba uzi waragize icyo kibazo nk'icyo afite, turaza kukubariza ibintu byinshi kuri we kugira ngo ubashe kugira inama wamuha. Bakunzi ba Katikati Media rero, nkuko twabibabwiye, hari hano turi kumwe n'umumama, umubyeyi. Reka tumuhe umwanya atangire yibwira abakurikiranye Katikati Media. Murakoze. Amazina nitwa Mukeshimana Harriette. Yego. Uba mu kahe gace, akarere n'akahe, umurenge n'uwo? Mba mu murenge wa Gatenga, kagari ka Nyanza, umudugudu wa Taba. Bajya bavuga ngo umubanyi niwe muryango. Hari abantu batubwiye yuko hari ikibazo bana nacyo, ndetse sina kimwe n'ibibazo bana nabyo by'uburwayi. Watangira utubwira koko nimba ari byese ubwo burwayi nubuhe, bwaje gute, bwatangiye ryari? Ubundi mfite uburwayi bwa asima. Yego. Asima nyimaranye igihe kinini. Asima ni indwara ifata mu buhumekero. Nukuvuga ngo hasiramo na sinezite, ni icyuririzi cyayo. Ubwo ni indwara zikameza, zikamerana, no kubyuka simbibashe, no kureba hanze simbibashe. Nshaka kumara iminsi nk'itatu ndi mu buriri kandi nasinziriye gusa ari intege nkeya kuko nukuvuga ngo mba namenaguritse umubiri wose, mba ndi ku miti myinshi, na ya miti rero yakubita no ko mu buhumekero mba ntahumeka neza, nabwo uburwayi bukamerana. Ni kwa ko ntabasha kubyuka, ntabasha kureba hanze, mbega nkibera mu nzu kugeza igihe Imana izampa imbaraga nkongera nkabukabona ndasohotse ngiye hanze. Ubundi rero yagize nk'umuntu uza agasanga naheze ndi muri crise, ubwo kintu nkorera ahita njyana kwa muganga. Kwa muganga iyo bangejejeyo simenye igihe nagereyeyo, ni ukuvuga ngo bahita bantera serumu yihuse kuko umubiri wose uba wamenaguritse, nta rugingo na ruto mba ngifite. Ubwo rero bakantera serumu yihuse, ya mbere ikarangira, bantera ya kabiri akaba mbasha kugarura ubwenge. Hanyuma nicyo kibazo cyonyine ubana nacyo cy'uburwayi cya asima? Oya, mfite n'ikindi kibazo cyaziyemo cyo mu amabere. Amabere? Amabere.
amabere akandya, amabere akabyimba, amabere akagira umuriro, amabere akagira imisonga, bikambabaza cyane. Ni amabere yose? Ni amabere yose. Hanyuma waba waragerageje kujya kwa muganga? Kwa muganga nagiyeyo. Ngeze kuri centre de santé amatrasiferi injyana i Masaka. Ngeze i Masaka arambwira ati uburwayi ahangaha nta cyuma dufite gipima mu gituza. Tujya kwandikira uje CHK. Kubanyandikira nge CHK. Ngeze CHK mbana n'umuganga w'amabere. Ubwo naho narahagenze mba ntibyari byoroshye na amafaranga kandi nta cyo mbashije gukora. Ubwo nageze CHK mbana na muganga w'amabere bageza bancisha mu cyuma bampa randevu yo kuzasubirayo bampa imiti. Ubwo ni ukuvuga ngo mu mezi 3 mba ngomba kujya CHK muri controle ariko byaranze, ubushobozi buke byaranze. Mama, hano turi kuhabona ikintu kimeze nk'ifoto, sinzi uko watubwira ari ikihe gice cy'umubiri. Turabona handitseho CHK ndetse n'ibindi. Ni ikihe gice cy'umubiri hano kiri kuri iyi foto? Iyi foto ni ukuvuga ngo bafataga ibere rimwe bakarishyira mu cyuma. Iri ni ibere. Iri ni ibere. Ni iry'ibumoso cyane iry'iburyo? Iri ni iry'ibumoso. Aha. Ubwo bakaripima barangiza bagashyiramo irindi. Iri ni irindi. Iri ni iry'iburyo? Iburyo. Ubwo ni mu buryo bafataga bagapima. Iri ni iry'ibumoso. Niri. Hanyuma ko mbona ridasa habiri ngiri ryaha ndetse niri ko mbona ku ifoto bitajya gusa, ntago arwaye kimwe kuvuga ameze gutya. Yego. Urabona haciyemo mu gituza. Yego. Bega igituza naha. Igituza nahangaha. Aha. Iri ni ibere, iri ni irindi. Iri ni rimwe. Bashyiragamo rimwe. Yego. Dogiteri yashyiragamo rimwe. Akagenda hirya sindabajyaga. Yego. Ubwo akareba ibyo areba yarangiza akongera akagira gute akarirekura. Icyuma kikarirekura. Cyamara kurekura kaza agacomekamo irindi. Ari giringire. Aha ni mu gituza. Yego. Okay. Urakoze cyane mama kandi ukomere wihangane. Imana izabana nawe kandi bajya bavuga ngo ahari abantu ntihapfa abandi. Muri make ntago kugeza ubu ngubu amabere arakira? Ntabwo arakira. Ubu muri iyi corona nibwo yongeye arandembye cyane. Njya kwa muganga bampereza imiti ariko barambwira bati ko bisa kose iyi miti ni korohereza imisonga. Ugomba gusubira kwa muganga nubona ko nigenze buke asubire kwa muganga noneho bazagire gute bazajye muri controle. Ubwo niba ibyo gukomeza bazakwandikira ukomeze. Ubu muri make ntago baraguha umwanzuro nimba ushobora gukomeza n'ahandi hantu? Umwanzuro nigiye wibuze bitewe n'amafaranga. Okay. Hanyuma waba ufite abana? Mfite umwana w'umuhungu. Afite imyaka 14. Ubu yarageze mu mbere segonderi. Ariko ne bitewe n'ubushobozi ni ukuvuga ngo muri PMI nare kurisha uko nshoboye ndamwishyurira. Ariko muri segonderi numva sinzi. Abasabwa byinshi amafaranga. Najya njya gushakisha ariko bitewe n'ubwo burwayi bwose bwanciye intege niberaho gutyo. Ubu muri make nta kintu ubasha gukora? Ntacyo mbasha gukora. Hanyuma se mama, iyo ndwara ya asima ndibaza badukurikiye barayizi, ni indwara izahaza ugashyiraho nayo mabere. Bakunzi ba Katikati Media, amabere yonkeje. Mubyeyi, ubwo buzima ububamo gute? Ubuzima nyine ndatoza gusa ntago ikibi kimenyerwa. Ariko nyine ndihangana kaje karemerwa. Yego mfite undi mwana twabanaga nawe wambaga hafi mu buzima nawe ubwo yarabyaye. Yego. Ubu muri make uwo mwana niwe ufite wenyine? Uwo mfite n'uwo mukobwa nareraga twabanaga nawe. N'uwo bana afite. Hanyuma wakoraga kahe kazi? Njye nakoraga ibiraka byo gufurira abantu. Ubwo rero ni ukuvuga ngo
iyo ndwara ya sima ntabwo iba ishaka ahantu hakonje, niba ishaka gukora mu mazi, niba ishaka ahantu mbega ibintu oya, nkora mu mazi nkahita mfungana nkakorora nkitsamura akayi kakazamuka, niko kwakuremba nkajya muri. Hanyuma iyi ndwara yagufashe mu gihe kingana gute? Indwara ya sima indwara ya sima nyuma y'imyaka igeze muri 5. Hanyuma amabere yo yagufashe ryari? Amabere yamfashe 2009 gutyo, ko numva maze umwaka ntivuza nicaye gutyo. 2009 cyangwa 2019? 2019. Mbega umaze umwaka urwaye ayo mabere? Umwaka. Hanyuma kwa muganga hari icyizere baguhaye cyuko ayo mabere ashobora kuvurwa agakira? Kwa muganga nta cyizere bampaye, gusa barambwiye bati uzajya uza buri mezi 3 tugiye muri kontrol icyo cyuma turi uko bimeze, ubwo ntibyanga tuzakwandikira ukomeze igihe hariya ibutaro. Hanyuma rero niki kintu wabwira abantu bakurikiranye Katikati Media aya masaha? Se nababwira ngo iki, nababwira nyine ibibazo byanjye nkuko babyumvishije nabo, wagira ubushake yagira icyo mfasha nkabasha kwivuza. Mbafite byinshi cyane bimbangamiye, mba ncumbitse ahangaha, mushobora kuza nambuje ntimusange ndahangaha. Wagiye mbanyirukanye nagiye nyine bitewe n'ikibazo cy'ubwishyu bw'inzu. Numva muri Kigali uhaba mu nzu ubasha kuyishyura. Abwiye byanzire baramwe bati turashaka inzu, ugomba kugira gute ko twiyishyura byakwanga. Abakunzi ba Katikati Media rero ngira ngo mwabyumvise, umuntu ufite n'uruhurirane rw'indwara zigiye zitandukanye ngiyo asima ndetse n'uburwayi bw'amabere ntabwo byoroshye, wenda we arabyumva ukundi kuntu, kandi nawe ushobora kwishyira mu mwanya we ukavuga uti ese ari njyewe. Hanyuma mama, hari ibyiciro by'ubudehe, hari cyambere hari n'icya kabiri, waba ba mu kihe cyiciro? Mba mu cyiciro cya kabiri. None se wowe babasha wivuriza kuri mituweli nawe? Ni mituweli nkoresha. Urumva rero ko bibyoroshe kubera ko ufite ikibazo, ufite mituweli, uburwayi mituweli si ubuntu kuvura. Uko bisa kose ntabwo ari menshi, abari makeya. Gore nkoresha buryo kinange bitewe n'ikibazo mfite cy'uburwayi, nkabasha kugura mituweli. Yego. Urumva icyiciro cya kabiri ntabwo bajya mituweli. Ariko hari n'ukundi kuntu ugenda ukegera ubuyobozi, ubu hari n'amahirwe kubera ko haje n'abayobozi b'isibo bakaba baguhindurira wenda n'icyo cyiciro kubera n'ibibazo ufite. Barabizi gusa nimba bazagihindura simbizi, ariko barabizi. Mama, reka tugushimire, twizeye neza yuko uzakira. Hanyuma hari umuntu ushaka kuguhamagara ngo akukomeze cyangwa se akubwire inzira cyangwa se naho wakwivuriza kubera icyo kibazo cy'uburwayi bw'amabere cyane cyane nicyo numva gihangayikishije, niyihe nimero yakubonaho kugira ngo abashe kugutelefona anakwihanganisha, cyangwa se akubwira ati nawe ashobora kuba icyo kibazo cyaramubayeho akabasha gukira akivuriza akivuriza hanaha, wenda akaba yakubwira ati ugiye kuri uyu muganga yagufasha, yakubona kuyihe nimero? 78 10 363 54. Hamagara uyu mubyeyi nimba waba uzi neza ubu burwayi bw'amabere, uko aho yajya kwivuriza kugira ngo abashe gukira, kuko amabere ni ikintu gikomeye cyane. Reka tugushimire byimazeyo kandi tubikuye ku mutima kubwo kudusangiza urugendo rw'uburwayi bwawe uko bumeze. Reka tugushimire kandi Imana ikomeze ibane nawe. Namwe murakoze cyane, ndishimye ko mbonye abantu baza kunsura, nuko Imana ibahe umugisha. Nukuri twizere yuko n'ubutaha nitugaruka kugusura uzaduha ikaze. Nta kibazo nukuri. Wakoze cyane. Nawe ngabashyitse. Bakunzi ba Katikati Media rero, reka tubashimire kandi
tubikuye ku mutima bitewe n'urukundo rwishi ndetse n'urugwiro mutugaragariza uko bwije nuko bukeye. Kora subscribe kugira ngo inkuru zacu ntizikajye zigucika ukundi, ntucikwe.